ya gatanu aho tugiye kurebera hamwe ubwoko bwa porogaramu za mudasobwa tukagenda subscribe. Rero ibikoresho bya mudasobwa ubwabyo ntibishobora kuba byakikoresha byonyine kuko bikenera uburyo bikoramo, ni kimwe n'abasirikare igihe byose bakenera ubaha amabwiriza y'uko bakora. Ni ukuvuga ngo rero hari porogaramu cyangwa se software ishinzwe gushyiraho amabwiriza ku bikoresho bya mudasobwa kugira ngo bibashe kuba byakorana neza, bibashe gutanga umusaruro. Izo rero ni zimwe muri porogaramu z'ingenzi zituma mudasobwa ibasha kugira amakuru ikora. Kugira ngo ukine game ni porogaramu ushobora kuba wabasha gukina nako gukoresha kugira ngo ubashe gukina iyo game. Izo porogaramu rero zitwa software. Ingero za software twafata nka Microsoft Office ifasha kwandika, tugafata nka antivirus, porogaramu zerekana amashusho, imikino ya video nk'uko twabivuze. Kandi hari ubwoko bubiri ubwo twabona butuma mudasobwa ikora. Hari porogaramu ikoresha izindi, iyo porogaramu ikoresha izindi akaba arizo tuzi nka za Windows 10, Mac OS, Chrome OS, ubuntu nk'uko zigiye zitandukanye. Noneho tukaba twabasha kubona noneho porogaramu zikoresha mudasobwa arizo za kabiri. Ni ingero zazo ni VLC, PowerPoint, Word na Paint mu gihe umuntu arimo gushushanya. Porogaramu rero ikoresha izindi cyangwa se zikoresha izindi twafatamo urugero harimo nka Windows 10, Mac OS kuri computer za MacBook, ubuntu, Linux nk'uko twagiye tuzivuga nizo zishinzwe gukoresha izindi. None izo porogaramu rero zikagira akazi kuko zifata software cyangwa se izindi porogaramu zikazihuza n'ibikoresho bya mudasobwa. Buri gikoresho kiba gifite uburyo kigikora ariko hari porogaramu nkuru iziyobora zose. Turafata urugero, uramutse ufite nka moto yawe, moto irimo amavuta, ifite moteri, nta kibazo. Ntabwo bihagije rero ko moto ubwayo izitwara, izakenera uyitwara. Uwo nguwo uyitwara rero niwo utuma moto ikora. Niyo mpamvu rero aha ngaha dukomeza kureba kuko burya computer none kugira ngo ikore ihure n'ibikoresho byayo, nimba ari umuziki usohoke hari icyo ikenera gituma ibyo bintu byose bihuzwa, aricyo bita porogaramu nkuru iyobora izindi, ariyo bita operating system cyangwa se porogaramu ikoresha izindi porogaramu. Muri izo porogaramu rero zikoresha izindi twagiye tuvuga hazamo Windows, Chrome, Mac OS n'izindi. Izo porogaramu zifite uburyo ki zikora ariko zihuzwa n'inkuru ziyobora. Noneho muri porogaramu rero zikoresha izindi hari izikorera online, waba warigize ukoresha nk'irembo. Izo zikorera online nazo zifite uburyo ki zikora cyangwa se zikoreshwa n'amakampani akomeye nka MTN, nko gukora ibikorwa remezo mu bikorwa remezo by'itumanaho, gukoresha mu gutanga serivisi, muri bimwe na bimwe bigenda bikorwa ariko umuntu arikoreza, gakoreshwa mu kugenzura, mu gukoresha cyangwa se kugereranya, kuyobora bimwe na bimwe mu bibera online. Hari mu bibera online uburyo ki bigenda bikorwa, hari porogaramu tutabona. Iyo porogaramu nayo ni nkuru isa nk'ikoresha izikorera online. Akamaro rero ka porogaramu zikorera online: gufasha gutanga serivisi, kuba wahahira online, gucunga umutekano w'ibyawe, kohereza amafaranga no kuyakira, kwiga n'ibindi bintu byose bishobora gukorwa bigakorwa nka gutyo nimba warigize kubikuza amafaranga abonye ukuntu wabigenza. Noneho hakaba rero nanone porogaramu zishinzwe mudasobwa. Izo porogaramu zikora icyo bita kugereranya, gukosora, guhindura ndetse no gutunganya amakuru yose arimo kubera muri mudasobwa. Izo porogaramu rero ntago uhita uzibona ngo uzikenera arizo urimo gukoresha, ziba ziri hagati yawe n'ibikoresho bya mudasobwa. Urugero bafata nka antivirus, zigarura ibyangiritse, zitunganya uko amakuru abikwa, zifashishwa mu kubika amakuru neza, yego, nizireba nimba computer idafite ikibazo. Noneho ngaha tugiye kuvuga kuri porogaramu zibika amakuru ya mudasobwa. Ushobora kwibeshya ugasiba amakuru yawe utabishakaga cyangwa se bigutunguye. Ni ukuvuga rero muri icyo gihe ikintu gikorwa, hari porogaramu ishinzwe kugarura ayo makuru yamaze kubura, mudasobwa yawe yatakaje mu gihe utarimo kuyabona. Ni porogaramu uzashyira muri mudasobwa yawe ukayifungura, amakuru akagaruka. Nk'urugero, hari ukugarura amakuru yose yasibwe, hari ukugarura ayo ukeneye, hakaza kugarura amakuru yari abitswe mbere y'uko ushyiraho amakuru, ndetse n'ibindi bijyanye n'ibikwa ry'amakuru ya mudasobwa mu gihe yabuze. Byose bikorwa na porogaramu zibika amakuru ya mudasobwa. Kuvuga rero utazabura porogaramu zawe uzifashishe IT ikoranabuhanga, tuze tugufasha kuba wagarura amakuru watakaje cyangwa se ukeneye muri mudasobwa yawe. Noneho hakaba hari porogaramu nanone zishinzwe umutekano wa mudasobwa cyangwa se izo bakunze kwita antivirus. Kubera umutekano wa computer
igihe ushobora kugira ikibazo nk'umuntu akaba arimo kwibira amakuru, hari porogaramu zishinzwe ushyira muri kompiyuta cyangwa mudasobwa yawe, ikaba yakubwira niba amakuru yawe arimo kwibwa. Noneho hakaza rero porogaramu zikoresha mudasobwa. Izo porogaramu zikoresha mudasobwa nizo porogaramu noneho iyo urimo gukoresha mudasobwa yawe uba ushobora kuba wareba ukayifungura, ikabasha kuba yagira ibyo ugufasha mu gihe urimo gukoresha mudasobwa yawe. Ni ukuvuga ngo turafata ingero, hari nka porogaramu z'ubucuruzi. Porogaramu z'ubucuruzi ziba zifite uburyo ki zikoze neza ku buryo zifasha yaba umucuruzi yaba umukiriya kugira ngo amakuru ahererekanwe neza, nimba wahahiye mu masoko magari nka supermarket warabibonye. Izo porogaramu rero ni kwa kundi ubona bagusohoreye icyo bita inyemezabuguzi n'ibindi byose. Iyi porogaramu zibikora nk'izo uzazisanga kwa muganga, mu bitaro, mu ma supermarket cyangwa mu mashop n'ahandi hantu. Muri porogaramu z'ubucuruzi ntitwakibagirwa n'iz'uburezi abanyeshuri bakoresha kugira ngo biyandikishe cyangwa se bashobora no kwishyuriraho online, zigiye zitandukanye bitewe n'uko zagenewe, umurimo zagenewe wa nyawo zishobora kuba zakora zikihutisha akazi kugira ngo kabashe kuba kakorwa neza kandi vuba. Noneho tukagira porogaramu zandika impapuro tubona zandikishije kompiyuta, twese za mudasobwa turazizi. Hari porogaramu rero bishinzwe ufungura ukandikamo ugakora buri kimwe cyose, hanyuma noneho ukaza gukanda ya porogaramu ikaza guhura n'indi porogaramu ibwira mudasobwa n'ubundi ikabasha kubona icyo bita printer none ikabasha kubisohora ku rupapuro bimeze neza. Dushobora kuvuga nanone porogaramu zishushanya. Porogaramu zishushanya ni porogaramu zikoreshwa mu gihe umuntu arimo gushushanya, kuba washushanya icyo ushaka kandi kikaza kimeze neza, ugashushanya uruziga, ugashushanya buri kimwe, ugashyiramo amabara, gushushanyamo inzu. Izo ni porogaramu zo zabugenewe. Dushobora kuba twatekereza nk'iyo bita Photoshop, tugatekereza zigiye zitandukanye na Paint n'izindi. Noneho hakabaza izindi porogaramu zikora amatangazo yanditse ndetse n'amashusho. Wagiye ubona nk'urugero dushobora kubona nk'ibinyamakuru, ikinyamakuru ukabona ifoto iri hariya, ukabona amagambo ari ku ruhande byanditse neza, ukabona ni ibintu bibereye ijisho bishobora gusomeka, byose ni porogaramu ibishinzwe. Hakaza porogaramu rero zikora ibya video, nk'urugero nka porogaramu iyi ngiyi twakoresheje. Iyo porogaramu igufasha gufata amajwi, igafata amashusho, ikabihuza, ukaba washyiramo n'akaziki gatoya inyuma, byose ku buryo ushobora kugendana kandi ukabona ari ibintu binogeye ijisho. Subscribe kuri IT Ikoranabuhanga. Ciao, turi kumwe isomo ry'ubutaha.